Khalfan Govinda social. Ndagusuhuje nanone kandi nguhaye ikaze kuri BME Empire Business President niko nitwa. Ndagushimiye ko dukurikira umunsi ku munsi. Uyu munsi ngiye kuguha the update ku ndirimbo ya Khalfan Govinda afatanyije na Mula. Mula ni umuhanzi twiteze ko iyo yakoranye n'umuraperi inshuro nyinshi akora chorus nziza ndetse akaririmba neza. Ni umuhanzi uririmba neza, ni umuhanzi ufite ibigwi bitandukanye. Mula ni umuhanzi mu minsi yashize wagiye mu gihugu cy'u Burundi agakora ibintu bitangaje ndetse abantu benshi bakavuga ati se uyu ni wa wundi tuzi agiye gukora indirimbo ndetse agiye gufatanya na Khalfan indirimbo yitwa Bipe. Ese turibaza bagiye kujya muri wa mujyo ugezweho w'ino minsi w'ibishego. Ndibaza ese Bipe nuko bipa, ese sheri ya mobipse, ese niki cyangwa se ni ibishego bari kuvuga mu buriri, Bipe yo mu buriri. Ndibaza habura igisubizo. Reka dutegereze indirimbo, tuyitegerezanya amatsiko cyane. Ni indirimbo igiye kujya hanze mwa kino cyumweru, indirimbo izayifite amashusho meza cyane cyane ko yuzuyemo ubuhanga bw'umuraperi Khalfan. Khalfan ni umuhanzi ukundwa n'umubloggers witwa Dekati Babalawo kuko nta ndirimbo azakora ngo abure kumushyiramo. Nababwiye ko ya ndirimbo igiye gusohoka ya Dekati Babalawo n'ubundi Khalfan ayirimo. Khalfan ni umuraperi ukunzwe cyane ko akunda gukundwa n'abiyita abasesenguzi cyane. Nk'urugero dufatiye kwitwa Fata ku mavuta. Fata ku mavuta ingoma yakoze yayifatikanyije na Khalfan. Khalfan ni umuraperi wakumye gukora ibisa nk'ibitangaza kuko agenda akamara amezi 3, 4, 5 nta ngoma ariko yaza akagukubitira igihiti hariya. Ni umuraperi ugumye gukora ibintu byinshi cyane. Twitege Bipe. Ese indirimbo ntabwo izatubipa? Indirimbo yo tuyitezeho iki? Nguha the update umunsi ku munsi. Business President niko nitwa in BME Empire. Kanda subscribe tubana umunsi ku munsi. Kanda like, share na comment. Nze mbibona ko wankurikiye. Nishimira ko umunsi ku munsi dukurikira. Nguha the update ku miziki, nguha the update news igezweho. Ndagushimiye, ngushimiye ko wankurikiye. Business President niko nitwa, followinga kuri Instagram ndetse na TikTok.